niby'igiciro kandi n'umugisha w'Imana nabakomeze kubana namwe ariko kandi natwe dukomeze kugenda tubana nayo muri rusange y'indi Wagon News. Tugarutse kureba top 10 y'ibyamamare bigiye bitandukanye ko none top 10 y'abahanzi bari mu ndirimbo zagabiwe Imana ndetse zarahimbiwe Imana, n'indirimbo zikunda kwitwa gospel n'umuziki w'indirimbo zihimbaza Imana. Uyu munsi ugiye kureba se ni bande bakunzwe, ni bande bakurikirwa cyane, se ni bande bafite uburyo bubatse izina mu buryo bukomeye cyane. Uyu munsi ugiye kureba ni bande top 10 bafite igikundiro, ariko tugiye kugendera ku buryo butatu tugiye kugenda dukurikiza. Turakurikiza urukuta rwabo rwa Instagram, turakurikiza kandi YouTube channel zabo, dukurikiza ibitaramo byinshi bagiye bagaragaramo n'uburyo indirimbo zabo zigenda zimenyekana cyane, zinacurangwa cyane ku maradiyo mu buryo butandukanye cyane. Uyu munsi reka dore ku mwanya wacu wa 10, umuhanzi uri ku mwanya wacu wa 10 ni Tonzi Uwitonze. Uyu Tonzi Uwitonze ni umuhanzi wakoze indirimbo nyinshi zitandukanye zirimo amahoro n'izindi yagiye agaragaramo. Uyu muhanzi akomeza kugenda akora byinshi bitandukanye, agenda akora version indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, ariko Tonzi ni umwe mu bahanzi bamaze igihe kitari gito mu muziki nyarwanda. Bamwe bamuzi cyane agenda azamukira igihe kimwe na ba Tewo bose babirewe ndetse n'abandi nkaba Eme Uwimana, ariko bakomeje kugenda basa n'abagenda basigara inyuma gakeya. Uyu Tonzi yakomeje kugenda ahatana ndetse kandi akomeza kugenda agaragaza byinshi bitandukanye kuri Instagram ye. Kurikiye Instagram usanga kurikirwa n'abantu bagera ku 12,000 n'isago irengaho inyuma gato cyane. 12,000 byose bikurikira uyu muhanzikazi w'indirimbo zahimbiwe Imana, ndetse kandi uramusugerenyeje kugiye kuri YouTube channel yiwe usanga byo bigoye cyane kuba yakurikirwa kuri YouTube channel yiwe. Bisa naho YouTube channel umuziki nta kintu umufasha cyane kuri YouTube cyangwa se dore ko kandi kugira ngo nibura ubashe kuba wakinjiza amafaranga muri iki gihe cy'umuziki nyarwanda ndetse n'abantu bakora umuziki, bisaba ko nibura ugira views nyinshi kuri YouTube. Ibi byatumye rero aza ku mwanya wacu 10 bitewe n'uburyo views ze uramutse urebye kuri YouTube channel y'uyu Tonzi Uwitonze usanga zikiri hasi cyane, ndetse biragoye cyane kuba bavuga ko afite views. Usanga video afite zitaragiye zikurikirwa cyane. Kugira ngo nibura abashe kuyabona 1000 bisaba nibura kuba yajya hagati y'amezi 2 ndetse n'3 kugira nibura arebe kuba yagere kuba yazamura indirimbo ziwe. No gutegeza tukara ko nibura uburyo yakomeje kugenda akora cyane ashobora kuzazamura views ziwe. Ku mwanya wacu wa 9 turasanga umuhanzi nawe umaze igihe kitari kinini cyane mu muziki wa gospel ndetse anakora mu muziki nyarwanda, ni Prosper Nkomezi. Ni umuhanzi nawe wakomeje kugenda agaragaza ko afite ijwi ryiza, abantu bakagenda bakunda uburyo agenda azamuka, ariko yazamutse mu gihe cyari kigoranye, dore ko mu Rwanda dufite abahanzi bakora gospel b'abagabo kandi bafite imbaraga zikomeye cyane. Ugiye kuri Instagram y'uyu muhanzi Prosper Nkomezi usanga akurikirwa n'abantu bagera ku 11 n'ibice bigera kuri 4 ugenda uzamuka. Usanga ko akurikirwa n'abantu batari bake cyane, bazamuka benda gusatira 12,000. Bamwe mu banzi bafite impano ndetse agenda agaragara cyane, dore ko views ze nawe ni saba ariko zigenda ziza gahoro, dore ko indirimbo ye wanyujije rero n'indirimbo ikomeje kugenda ikundwa, ndetse n'indirimbo isa naho yagize gutya ikagira ama views atari make, ariko usanga nibura views ziwe zigenda zizamuka, kandi ubona ko nibura we afite uburyo afite igikundiro, dore ko yaziye mu gihe abanyarwanda benshi ari gukoresha YouTube channels ndetse no kujya bajya kuri YouTube kugira ngo bashe kubasura ibyinshi abaririmbyi bagiye bashyiraho kugira ngo bashe kuba babimenya mu buryo bigiye bitandukanye. Ku mwanya wacu wa 8 turasanga umuhanzi nawe afite izina rikomeye cyane, dore ko yahereye kera cyane akora umuziki wa gospel, ni Serge Iyamuremye. Mu minsi mike yagize gutya rasubiramo indirimbo ye yagize ati Yesu agarutse. Uyu muhanzi yayisubiye mareka yokorana collabo n'abahanzi bakuzwe muri iki gihugu cy'u Rwanda baribo James na Daniella. Uyu muhanzi rero Serge Iyamuremye ni umwe mu bahanzi bakunzwe, ariko kandi yahereye kera cyane. Yatangiye avuga ati ashimira indirimbo, akora mu ndirimbo zo gushima ndetse no guhimbaza Imana mu buryo bukomeye cyane. Serge Iyamuremye yazamutse kuva kera kumwe na Dominic Nick, ariko bagenda basa naho bari ku muziki we akomeza kugenda akora umuziki wa gospel. Afite aba followers bagera kuri 17,000 ndetse n'ibice bigera kuri 6 uzamuka. Ni umwe mu bahanzi nawe ukomeza kugenda agaragaza ko afite izina rikomeye cyane, ndetse ku maradiyo yaracurangwa ndetse n'abantu benshi agenda agaragara ku ma TVs. Ni umwe mu bahanzi nawe bafite views zisa naho zitari nyinshi cyane, ariko bitewe n'uburyo atangiye kugenda akoresha YouTube yamaze kumenya ko nawe hari uburyo ashobora kugenda azamura igikundiro cye kuri YouTube. Urebye nawe agenda azamura views ziwe ndetse kandi ntago ziri hasi cyane. Uyu ni umwe mu bahanzi nabo bafite izina rikomeye cyane hano mu Rwanda, dore ko yahereye kera akora umuziki nyarwanda.
Ku mwanya wacu wa karindwi nta wundi muhanzi tuhasanga n'umuhanzi ufite izina nawe rikomeye cyane kuva na kera akomeje kugenda ahanyanyaza akora umuziki ni Kamanzi yagaragaye mu ndirimbo nyinshi cyane yagiye akora, dore ko ubu ngubu afite indirimbo igezweho yitwa Emmanuel. Uyu muhanzi yageze gutya akora indirimbo bita Arankunda, nimwe mu ndirimbo yageze gutya irakundwa cyane muri iki gihe, muri iyi minsi mike itambutse, ariko kuva na kera yagenda agashimisha abakunzi be bakunda indirimbo za gospel. Uyu Kamanzi nawe uramutse ukurikiranye uburyo akunzwe ndetse uburyo agenda akurikirwa ku mbuga nkoranyambaga agenda akoresha harimo Instagram, usangwa nawe afite uburyo afite igikundiro ndetse kandi afite uburyo akurikirwa n'abantu batari bakeya, ugereranyije n'uburyo gospel abantu basa n'aho batayikunda cyane cyangwa se urubyiruko rutarikurikira ndetse n'abantu benshi batakunda kubiha umwanya cyane, usanga nawe ari umwe mu bahanzi bakurikirwa kandi bakunzwe muri iki gihugu cy'u Rwanda. Afite aba followers kuri Instagram yiwe bagera ku 18,000 kuzamuka, ubona ko afite views nanone zisa naho ziri hagati na hagati, ugereranyije views ze nko mu mezi nk'atanu usanga video yo ishobora kuba iri hagati y'ibihumbi 30 n'ibihumbi 100, nibura akavuga ko ariyo range cyangwa se ariho umuntu yafatira akavuga ati ni mwayene y'uburyo abantu bagenda bakurikirana YouTube channel yiwe, ndetse kandi ari umwe mu bahanzi bakunzwe muri rusange bitewe n'ibitaramo byinshi agenda atumirwamo na bagenzi biwe Kamanzi. Ku mwanya wacu wa gatandatu turasanga umuhanzi ni Bizimana ni izina rikomeye cyane muri gospel nyarwanda, dore ko yatangiye kuva kera cyane, abenshi barimo kugenda baza ubu baje bamusanga muri generation ye na Kamanzi na Batonzi na Barine Gahongayire. Uyu ni umwe mu bahanzi bazamutse kera cyane basa n'akurikira generation ya Dewo, bose babireba. Bizimana ni umwe mu bahanzi wakoze indirimbo nyinshi cyane zagiye zikundwa, harimo izagiye zikundwa cyane, harimo indirimbo zagiye zikundwa cyane nka Menye Neza, ndetse n'ubwo buntu nyinshi cyane yagiye agaragaramo. Uyu muhanzi yagiye yandika ku giti cye kandi akaba ari kumwe yandika mu buryo bukomeye, akagerageza no gukora amavideo kuva kera cyane agerageza kugenda agaragara cyane. Afite aba followers batari bakeya kuri Instagram yiwe, ndetse n'umwe mu bahanzi bakomeza kugenda bavugwaho byinshi bitandukanye bitewe n'uburyo izina rye rikomeye, n'ubwo abantu benshi batarakanguka cyane ngo bashashe kuba bamukurikira, ariko n'umwe mu bahanzi bakundwa cyane. Urebye ku mbuga nkoranyambaga ziwe afite rero kuri Instagram afite aba followers agera ku 34 kuzamuka cyane, n'umwe mu bahanzi afite izina rikomeye cyane, ariko kandi usanga views ziwe kuri YouTube abantu benshi ntago barabasha kugenda ko bakurikira umuziki we kuri YouTube channel yiwe, dore ko yakoze indirimbo mbere na mbere kera cyane cyangwa se mu minsi yabanjije ya kera, bituma indirimbo ze kuba ariza gukora muri iyi minsi abantu batari kuzisangamo cyane kubugeranyije nuko indirimbo ze za kera zakunzwe. Nimwe mu bahanzi rero bakundwa, ariko kandi nimwe mu bahanzi bafite izina ritoroshye cyangwa se izina rikomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda, Bizimana. Ku mwanya wacu wa gatanu turasanga umuhanzi nawe ufite izina rikomeye cyane yagiye agaragara mu bitaramo bigiye bitandukanye, agaragara mu mateleviziyo yagiye atandukanye, ni Aline Gahongayire. Aline Gahongayire ni umuhanzi wagaragaye ku gitangazamakuru gikomeye cyane nka RB, yari afite ikiganiro gikomeye cyane, afite ikiganiro gikomeye cya gospel agenda agakora ku cyumweru. Uyu muhanzi kandi Aline Gahongayire akomeza kugenda agaragara mu bikorwa byo gufasha abantu bagiye atandukanye ku ma YouTube channels cyane, ubona ko ari umwe mu bahanzi bakunda kugenda bagaragara cyane ku buryo kuba afite igikundiro muri iki gihugu nta muntu wafa kuba yabitindaho. Afite aba followers kuri Instagram bagera ku 322 kuzamura, ndetse views z'uyu muhanzikazi Aline Gahongayire ubona ko nazo zigenda zisa naho zizamuka, ariko ubona ko ari bitarazamuka cyane, dore ko indirimbo zabo zakunzwe cyane zagiye zikorwa mu bihe bya kera abantu bataritabira kuba bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane YouTube. Uyu muhanzi rero urebye urashaka guhamuha nka mwayene cyangwa se ukamuha nka average y'ibihumbi 100 kuri views mu gihe yabageze nibura nko video yawe imaze nk'amezi nk'atandatu cyangwa se 5 kuzamura, ibi biri hagati y'ibihumbi 100 ndetse n'ibihumbi 150 ku ndirimbo yari yose basha kuba yashyira kuri YouTube channel. Gusa yaje kugira indirimbo yaje kuzamura cyane, se izamura YouTube channel y'umukobwa ndetse n'uyu muhanzikazi Aline Gahongayire, dore ko yakoze indirimbo bita Ndanyuzwe izamuka igera kuri views miliyoni zigera kuri 2.4 kuzamura. Numwe mu bahanzi bafite izina rikomeye cyane rero muri gospel nyarwanda, ntago wavuga gospel nyarwanda ngo ubashe kubasiga izina rya Aline Gahongayire, dore ko na mugenzi we Tonzi ari uko bigiye bihagaze, ariko Aline Gahongayire bisa naho yagize gutya akabasiga cyane ku rukuta rwa Instagram.
Ku mwanya wa kane turasanga ni umuryango wa Misigaro, ariko cyane cyane turasangamo umuhanzi Gentil Misigaro, nimwe bahanzi bakora indirimbo nyinshi cyane dore ko numwe bahanzi bakomeje kugenda bazamura bitewe n'uburyo afite ijwi ryagiye rikundwa ndetse akanagenda agira igikundiro cyane bitewe n'uburyo bazanye version nshya cyangwa se imiririmbire mishya itandukanye yo kuramya ndetse gukora worship songs. Uyu muhanzi rero afite followers batari bake ku rukuta rwa Instagram dore ko afite 27 n'ibice 9 kuzamura, ndetse uyu muhanzi afite ama views uramutse ugiye kuri YouTube channel yiwe ibitaramo yagiye akora byitabiriwe cyane mu buryo bukomeye cyane, ariko cyane uyu afite views ziri hejuru cyane dore ko nko ku ndirimbo rwose agenda akora impinduka zikomeye cyane. Uyu ni umuhanzi wakoze ufite uburyo yagiye akora YouTube channel dore ko yagiye abasha kuba yageza nko kuri 1 million kuri videos yagiye akora, yaba ndetse dore ko upload akunda gushyiraho igitaramo yaba yarakoze ari kuririmba. Uyu muhanzi rero avuga ati nta kikunanira mu ndirimbo ze nyinshi yagiye azamukamo yagiye akora cyane, umwe mu bahanzi bagira views zizamuye cyane kandi ziri hejuru cyane ugereranyije n'abandi muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wacu wa gatatu turasanga umuhanzi wiririmba indirimbo zahimbiwe Imana ndetse cyangwa se umuhanzi w'umuramyi ni Adrien Misigaro. Adrien Misigaro n'umwe mu bahanzi bakurikirwa ndetse banakundwa cyane dore ko uyu ni umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye cyane, ni umwe mu bahanzi bafite views ziteye ubwoba dore ko mu ndirimbo ze zigera kuri 3 zibafite miliyoni zigera kuri 2 kuzamuka. Umwe mu bahanzi rero ufite views zizazamutse cyane ndetse kandi imwe mu bahanzi bakomeye bakora ibitaramo bikomeye cyane, imwe mu bahanzi bagezweho abahanzi bakunda kugenda bifuza kugenda bakora amakorabo nawe, imwe mu bahanzi bafite izina ryazamutse cyane dore ko kandi akora umuziki we mu gihugu cya Amerika. Afite views zamaze kuzamuka cyane ndetse YouTube ye ikunda gukoreshwa cyane, iranakurikirwa n'urubyiruko mu buryo bukomeye cyane. Numwe mu bahanzi bakoresha imbuga nyinshi zitandukanye zirimo nka Deezer, zirimo Audiomack, usanga numwe mu bahanzi rero bamaze kugenda basobanukirwa uburyo imbuga nkoranyambaga zikoreshwa ndetse akari nayo mpamvu afite igikundiro gikomeye cyane hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Afite ibihumbi bigera kuri 26 by'aba followers kuri Instagram, ariko cyane twagiye tuzamura tugendeye kuri YouTube channel zabo cyangwa se uburyo YouTube channel zigenda zibinjiriza agafaranga agatubutse. Reka nayo mpamvu tuvuga ko ari nabo bamwe mu bahanzi bafite amafaranga atari makeya muri gospel nyarwanda bafitemo umusaruro. Ku mwanya wacu wa kabiri turasanga umuhanzi n'abahanzi ariko babihuje bakora itsinda risa naho ry'umugore n'umugabo, niko bakunda kugenda babyita dore ko ari nako bimeze. Ni Daniella bageze gutya bafungura YouTube channel yitwa Daniella TV. James na Daniella bageze gutya bafungura Daniella TV. Ni YouTube isa nayo ikora cyane kandi ikunzwe ugereranyije n'izindi YouTube channels zizana mu Rwanda dore ko ni bamwe mu bahanzi bafite igikundiro gikomeye cyane dore ko mu ndirimbo zo kuramya ni bamwe mu bahanzi bemerwa ko muri iki gihugu bafite ubuhanga ndetse banahanitse cyane mu ndirimbo zaba bagiye bakora cyane, harimo nk'amavuta n'indirimbo yazamutse. Ni bamwe mu bahanzi bafite YouTube ikurikirwa cyane kurusha abandi bahanzi muri iki gihugu dore ko video zose bashyizeho zitajya zijya munsi y'ibihumbi 100 kuzamura. Ni ukuvuga ngo ni bamwe mu bahanzi bakurikirwa cyane kuri YouTube channels zabo, ni ndetse banafite igikundiro gikomeye cyane muri iki gihugu bitewe n'uburyo bafite umuziki urimo innovation ndetse n'umuziki ufite itandukaniro n'undi muziki twakomeza kugenda twumva muri gospel nyarwanda. Bafite views ziri hejuru cyane dore ko kandi nakubwiye ko indirimbo yabo amavuta ibungu imaze kugera ku kigero cya miliyoni zigera kuri 3.4 zakurikiwe cyane n'abafana ndetse n'abakunzi babo bakunda umuziki w'indirimbo zahimbiwe Imana. Ni Daniella TV ndetse kandi kuri Instagram nabwo niko bitwa Daniella TV. Bafite ibihumbi bigera ku 11 by'abantu bagenda bakurikira Instagram account yabo dore ko yiswe Daniella TV muri rusange. Ariko kandi umuhanzi wacu uri ku mwanya wa mbere nta wundi, nimwe mu bahanzi bafite izina rikomeye cyane ndetse nimwe mu bahanzi abantu bose bamaze kugenda bamenya bitewe n'uburyo yahereye kuva kera imyaka nk'itanu ishize agenda azamuka gakeya. Ubu ngubu nimwe mu bahanzi bafite izina rikomeye cyane mwita Israel Mbonyi. Nimwe mu bahanzi wabashije kugenda agira YouTube channel ikagira views ikagira ibihumbi 100 byamusubscribinze, akanahabwa n'igihembo bitewe n'uburyo YouTube igende yamba bitewe n'uburyo umaze kugira aba subscribers agera ku bihumbi 100. Nimwe mu bahanzi bashije kugira miliyoni bwa mbere hano mu Rwanda muri gospel, muri nimwe mu bahanzi bakoze indirimbo ya audio gusa ikagira ibihumbi miliyoni y'abantu bayirebye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ni ibintu bitoroshye cyane. Nimwe mu bahanzi kandi uteye ubwoba cyane dore ko uyu muhanzi ku ndirimbo ze ntajya akora video ahubwo akora igitaramo akauploadinga icyo gitaramo cyangwa se akagishyira kuri imbuga nkoranyambaga ziwe zarimo
YouTube channel abantu bakagikurikira cyane. Ni umwe mu bahanzi rero ufite igikundiro kitari gitoya, ni umwe mu bahanzi ufite abantu benshi bamukunda, dore ko igitaramo cyose yitabiriye cyuzuramo abantu benshi bitewe n'uburyo afite ubuhanga ndetse afite na bande baririmbana iteye ubwoba. Ntago wapfa kuvuga ko hari collab nimwe wapfa kuba wamubonamo ni nke cyane, nta collab wapfa kubonamo uyu muhanzi Israel Mbonyi, ariko we ku giti cye uburyo akora indirimbo bakunda uburyo zanditse n'uburyo zigenda zikurikirana, indirimbo zazisobanuye cyane. Mwe mu bahanzi rero ukora live igitaramo yagize kikagera miliyoni imwe mu Rwanda, n'ibintu bisa naho bitoroshye. Mwe mu bahanzi ukurikiye YouTube channel ubona ko ni YouTube ikunzwe kandi ikurikirwa n'abantu batari bakeya hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Kuri Instagram yiwe akurikirwa n'abantu bagera ku 184. Ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane bafite izina rikomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda muri gospel nyarwanda. Niyo mpamvu yaje ku mwanya wacu wa mbere yari Wagon News. Kora subscribe ariko kandi unasharinge kugira ngo benshi babashe kubabona iyi gitara, babashe kubabona iyi documentaire, kugira ngo byinshi bitandukanye bakomeje kugenda babikurikira, bakomeza kugenda bashyigikira umuziki nyarwanda. Asala vista.